Mwiriwe neza, baje kubasuhuza, nitwa Mugisha Leondodier, mwana urwaye impyiko nyine, ibintu byo guhabwa impyiko byaranze, meze nabi murabona ndabyimbye, amaguru, amaboko, ahantu hose narabyimbye, ubushobozi bwabaye bukeya, ngira ikibazo cyo kugira umutima nawe ufite ikibazo gikomeye, ntabwo meze neza, urwaye ama infection umubiri wose, mbese muri make ndacyatabaza kuko ubuzima bumeze nabi, aha ngaha ndi ni mu bitaro i Kanombe, nari naje kwivuza nca mu cyuma n'ibipapuro, ndi kumwe na mama nawe ari hano, hari mama wanjye niwe wari wamerekeje, twajyanye kwa muganga, ariko nyine ubundi bushobozi buracyari bukeya. Ikintu nabasabaga, umuntu wese wagira icyo yakifuza kumfasha yamfasha n'ibisanzwe mwifuza, murabona ko ubuzima bwahindutse, uruhu rwarahindutse, nabaye nabi, gusa diyalize iracyakomeje kandi biracyagoye kubona imiti no kwivuza kugira ngo mbe nabyimbuka nongere ngire umuntu muzima, ngira icyo nakigezaho. Uzamfasha wese Imana izamuha umugisha, uragira icyo abona cyose, unsengera, umfasha, unganiriza, umpamagara, mbese nkeneye inkunga y'amasengesho no mu bifatika, nkeneye inkunga, mbananiwe murabibona, kuvuga ndananirwa, ibihaha birimo amazi, ntabwo mbasha gutambuka ku buryo nagenda urugendo rw'iminota 3, biba bigoye cyane, birangoye, niyo mpamvu nohereje no video kugira icyo wamfasha uko byagenda kose. Ndabizi ko abanyarwanda barafasha, naho ndi ndafashwa, baragerageza ibikwiye, ndabibona, ntacyo baba batangiriye, na leta ntako ibitagize, iba yakoze iyo bwabaga kugira ngo idufashe, nubwo burwayi ntawe uganira nabwo, ariko abagerageje kudufasha. Murakoze, hano baba umugisha, njye nitwa Mugisha Leondodier, niyo mazina yanjye. Ikintu cyaje kumbabaza, njye ndi ku Kibuye, umuntu yarambwiye ngo yahamagaye mama aramubaza, ese ngo umwana wawe uramukunda? Nari ndyamye aho bazi ko nasinziye, ati aramukunda. Ati rero, ati nta kintu yakwase ngo ube wakimwima? Ati ntacyo. Ati nta n'icyo yifuza kumuha se ukaba utarakimuha niba umukunda? Ati kuva tukiri kumwe nzaba nyimuha icyo ari cyo cyose nabona. Ati umwana wawe nta minsi 5 yamara, ngo nta minsi 5 namara, ngo nta minsi 3 namara, ngo ndwaye impyiko ngo ngomba gupfa, ngo ngende bampa ibintu byose naba nshaka, ngo ibyo ari byo byose, ngo bibe nko kunsezera, ngo nzagende nyine, ngo nta kintu nyine ngo mbashinja, ngo banyitayeho. Ndikomeza nishyiramo imbaraga, ngereka ko natanabyumvise, ariko nkumva kubera ko ibitaro byari biri hafi y'amazi, nkumva nabacika nkazajyamo nkiyahura, ariko nanone nkumva ushobora no kwiyahura ntupfe, umunsi wawe utageze. Tubona abantu benshi biyahuye ntibapfe. Tuzi Kanombe, twahise tuzi Kanombe, batwima ambulance, bari kubona ameze nabi, banyima ambulance. Mama sinzi uko byagenze, mbona ngeze nyine i Kanombe, banangiza diyalize,
imitungo turayigurisha ngo mbone iyi kateteri igura 400,000, uturimo twari duhari baratugurisha. Papa wanjye hari umuntu nyine utabyumva neza, urabizi n'abantu bo mu cyaro ukuntu atari beza, bagenda bahumanya abantu, muri iyo minsi baramuhumanya. Mama wanjye anyiruka hari umwe kugeza na n'ubu, kugeza na n'aka kanya. Mama wanjye Imana izamuha umugisha, ntabwo ngiye nyapfa kurira n'uburwayi bwanjye, iyo muvuga ntabwo ndira. Icyo nifuzaga, nageze i Kanombe baramvura, nkajya nanga 80,000, ngeraho nkajya mbajijisha ntanayabonye, nkababeshya ngo nishyuye, ngeraho mbageraho 6,000,000. Bageraho nsaba ubufasha ko ibitaro byamfasha by'i Kanombe, ibitaro biramfasha, bigezemo hagati irahagarika kumfasha. Imyanda irandenga no mu mutwe, ahantu hose. Umugiraneza baza kuzamubwira uko nabaye, yajyaga mbona biraho. Hariho ahangaha ndi, umumama waho yemera kundira diyarize kugira ngo bongere ndebe uko nabona ubuzima. Andira diyarize, baranyungurura, ariko baravuga ngo nta kintu wakongera kumfasha, mbarimo ideni rya 6,000,000. Bigeze aho mama aravuga ati, uyu mwana niba ari uwo ku Kibuye, akaba ari umuvantara. Mama wanjye aba yagiye guhigira barumuna banjye, mfite barumuna banjye 5, ni ibitambo avuga baracyari bato. Ni wowe mama, ni umugabo, akaba n'umugore n'urugo. Nta kintu papa yasayidira kuko nawe ntabwo amerewe neza. Aravuga ati, uyu mwana mumume hasi njye mucumbikira abone n'ibyo kurya, niba hari icyo mbonye mugurire n'iyo miti. Nuko naje hano mureba, mwabonye nta mafaranga ngira y'imiti, nta mafaranga ngira yo kwishyura diyarize. Umudona naramubonye, ndashimira Imana, ariko hari byinshi nsabwa. inshuti